kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza inshuti bakunze mudukunda kandi mudukurikirana twizeye ko meze neza. Rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe ku kibazo kijyanye no kuba abagore kenshi na kenshi ingaruka zishobora gutuma abagore buma cyangwa se bahura n'ikibazo runaka kubw'impamvu runaka iba yabiteye. Usanga umugore kera mumenyana, kandi abagabo iki kibazo baragifite. Kera mumenyana ugasanga mwamenyanye ari umugore mwiza, ari umugore ukorana nawe imibonano mpuzabitsina ugasanga aroroshye mu gitsina, ari umugore unyaza akanyara, ari umugore nyine uvuga ati kabisa ewana uyu mugore ibintu ni waneza. Warangiza wajya kureba ugasanga mu myaka nk'itatu cyangwa ingahe igitsina cyarumye, nta mavangingo kigira. Ese ibyo bintu bituruka kuki? Ese ibyo bintu kuki biri kuba ku bagore benshi? Ni izihe mpamvu? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ku mpamvu zibitera. Wowe ikintu cya mbere ugomba kunkorera, gukora subscribe, sharing ino video kuko irafasha abantu benshi, ndetse ukande kuri like kugira ngo wemeze ko iki kintu wagikunze. Ikindi comment zanyu murabizi ni ingenzi kuko zidufasha kumenya ibyo mushaka ko tubigisha. So rero kuvuga ngo impamvu ya mbere ituma abagore muri iyi minsi bumagara, bakumagana kabisa, ugasanga igitsina cyabaye nk'ikirimo struwaya. Kera rero mu minsi yashize nk'umwaka nigeze kumenyana n'umukobwa, akantu nyine mba ngiye kunyuzamo kugira ngo mbashe kumva. Nigeze kumenyana n'umukobwa turakunda, narambye ati wazamaye pasi sha ewa ndayimukubita y'umushuti wanjye byataye. Ewa ndamwemerera agafaranga tubutse, araje bagiye kubikora. Umutipe yarafotoye, mani baje video nayibone ko ahita yimenya ko ndi kuvuga. Umutipe yafotoye igitsina cyiwe arakinyohereza, hamwe ati reba ibisebe biriho. Kandi akoresheje dance yashyiragamo igitsina kigacumba umwotsi ariko hamwe ahari wumvaga kigiye guturika. Ibyo rero bikaba byatuma umuntu yumva muri we bitameze neza, yumva ababaye cyane bitewe n'uko ntabwo wakishimira gutunga umuntu umeze gutya. Ikintu cya mbere rero mugomba kwanza kumenya ikintu kibitera. Abagore kenshi na kenshi kubera abagabo babo ntabwo bari kugira ku ngingo nyamukuru. Ntabwo abagabo benshi barongora abagore babo ngo barangize. Abagore benshi mu ngo zabo ntabwo bazi kurangiza icyo bisobanuye. Umugore amubwira ati njye ndaje ibyishimo bidasanzwe nkishimo, akakubwira ati reka ibyo ntabwo mbizi. Urumva ni ukuvuga ngo rero kubera abagore bamwe na bamwe batarangiza, bo bafashe ingamba zo kujya bikinisha. Umugabo araza agakora ibyo akora agasoza akagenda, noneho umugore wamusonga asigaranye agahita atangira akishora intoki akikinisha akarangiza, akumva ibintu ni neza, nta n'icyo binamutwaye. Iby'umugabo we kubaza akanyaramo akigendera ibyo nta kibazo. Ahubwo ugasanga izo ngaruka nizo zigenda zikibika ahantu hamwe mu minsi iri imbere, ukazasanga wa mugore bwa buryohe buri mu wapi bwaragiye, igitsina cyarumye cyabaye nk'ikibamo supaguru, nk'ikibamo struwaya, hanyuma amavangingo wapi byarangiye na cyagiye. Kubera iki? Kubera yuko yabuze ibyishimo mu rugo rwe, ahitamo kujya byiha. Rero urumva aho hantu haba harimo ikibazo gikomeye. Hariho ikibazo ku bagabo, hariho ikibazo ku bagore muri rusange, kuko buriya akenshi njya nkunda kubwira abagore bige kwivugira, bige kwisabira, bige kuvuga ikibabaje cyangwa se ikibashimishije. Kuko akenshi buriya niba uzi ko ikintu kikubabaje, uvuga uti ngewe iki n'iki kirambabaje. Niba kimbabaje bimeze gutyo, niba bimbabaje reka tubikore gutyo. Wa mugabo we rwose nubwo tumaze iminsi dukora ibi niba, ariko hari ahantu utari kugera, hari ibintu utari kunkorera. Kurangiza ni ibiki? Wangishije kurangiza, wankoreye ibi n'ibi. Narababwiye pusiteri ushobora gukoramo kandi umugore wawe akarangiza, ariko mwanze kubyumva. Ibyo rero ni ibintu duhora tuvuga, ni ibintu duhora tubwira abantu, twababwira ati nyaboneka ibintu bicishe muri iyi nzira kandi birakunda. Ariko ugasanga mu matwi yacu wagira ngo harimo ikibazo gikomeye gituma umuntu atagira gute atumva. Turamubwira ati nyaboneka ibi n'ibi wowe nubikora gutya bizakubyarira inyungu nziza mu rugo rwawe ndetse no mu buzima bwawe bwa buri munsi.
ariko ubicishaho ugaca hejuru ukigendera ukamera nk'aho uri umuntu utumva, uri umuntu udashaka kugira ngo ujyane ubuzima bwawe neza. Namubwiye ngo kwikinisha ni icyaha, kwikinisha ni ibintu bibi, kwikinisha byica amagara yawe. Ubuse nzaze mbigenze ne kugira ngo ubyumve, kugira ngo utangire ubyirinde bijye kure. Ejo n'ejo bundi bizagusenyera n'urugo. Ariko buriya umugabo ushobora kumubwira ati njyewe nubwo dukora imibonano, nubwo dukora inshingano z'abashakanye, ariko hari ibintu ngewe utanyuzuriza nk'umugore wawe, hari ibintu utankorera nk'umugore wawe, hari aho utangiza, hari aho njye numva bavuga ngo barangije, kubera iki ngewe udashobora gutuma narangiza. Ibyo byose rero iyo umaze kubyumva, iyo umaze gusetinga mindset yawe neza, watekereza ukabwira umugabo wawe ugatinyuka ubimubwira. Umugabo nawe buriya si ngombwa kugira ngo ubaze umugore ngo akubwiye ngo ntabwo ndagize, ahubwo ni byiza kumenya ko umugore wawe yarangije koko byanyabyo. Apana abagore bajya ngo ndarangije, ariko arakubeshya kugira ngo wishime, ariko nta byishimo, kugira ngo namuve no hejuru. Niyo mpamvu uzasanga abagore bamwe na bamwe iyo badakoze iyo sisiteme bigira hanze, bakibera hanze, ukajya witwa ko umugabo ari kuri igishushanyo mu rugo kidafite akamaro, ariko akigira hanze akajya kuba ari hagira gute aryohereza. Ari hantu uzasanga ngo umugore ngo abyaye umwana atari uwanjye, umugore ngo byagenze kubera iki, kubera ko hari ibyishimo ubwe mu rugo rwe atajya akunda kubona. Kandi ntabwo buri umugore utarangije aba ameze nk'ihene y'impeshyi. Ihene y'impeshyi uzayirebe irirukanka paka ibonye icyo ishaka. Bivuze ngo rero kwa kundi urongoye umugore wawe ntarangize, bwa buryarya ati mu gitsina bugumamo ukamurya akajya yumva harimo akantu kamushimashima kakagumamo paka ku buryo udashobora kuba wagira gute, udashobora kuba wakihanganira. Ibyo rero nizere ko abantu muba muri kubyumva, muba mugiye kugira gute, gukurikirana ubuzima bwanyu, ugakurikirana uburyo mubayeho mu ngo, ugakurikirana uburyo mugiye gufasha abagore banyu muri rusange. Urumva rero nta kintu nabona navuga kirenze kuri ibyo ngibyo. Inama nabagira ni uko buri muntu wese aho ava akagera yisuzume mu rugo rwe, yisuzume arebe avuga uti ese urugo rwanjye rumeze rute, ese umugore wanjye iyo dukoranye imibonano mpuzabitsina, iyo dukoze inshingano z'abashakanye se ararangiza, ese mugirira ku musozo. Ibintu nk'ibyo ngibyo nawe ubikontorore, wicare ubikontorore urebe, numara kubikontorora ukabona yuko byose biri ku murongo neza, uyiha amashyi. Ariko nusanga hari ibintu bibura, ugerageze ushaka ukuntu ubikosora kugira ngo abagore banyu bere kwishora mu gisozo kwikinisha, kandi tubonye ingaruka zabyo muri rusange. Abantu komeza bari umugisha, urabisumba kunda cyane. Bye bye.